karere ka Rusizi ahagana mu masaa 8 z'amanywa ku ishuri rya CGS St Augustin Giheke riri mu murenge wa Giheke. Umunyeshuri yakubise umwarimu we igipfunsi amumena ijisho ryenda nko kuvamo. Bikaba byabereye mu karere ka Rusizi kuri GS Giheke St Augustin Giheke. Amakuru avuga ko uyu mwarimu ngo yagiye guha igihano uyu munyeshuri nyuma yuko yari amaze gukora amakosa, hanyuma agiye kumuhana uyu munyeshuri ngava mu ngumi nziza imeze nk'inyundo ayimukubita ku ijisho rihita arivirirana, abanyeshuri bavuza induru. Amakuru agenda avuga ko ngo ubwo yari amuhaye igihano uyu munyeshuri yahise atoroka ndetse ava mu ishuri aragenda ajya aho abantu benshi batarimo kumenya. Ni mu gihe uyu mwarimu we yahise ajyanwa kwa muganga. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Giheke Ngamije Aldafonsi yemeje aya makuru, akomeza agira ati ibi byabaye ariko nta makuru menshi mbifiteho. Ubuyobozi bw'ikigo ndetse na daso bari gushakisha uyu munyeshuri. Ni mu gihe abandi banyeshuri bavuga ko ngo uyu mwarimu yari yarabazengereje kuko ngo yajyaga atanga ibihano bikakaye ndetse biremereye, bityo rero bakaba bavuga ko uyu munyeshuri waje kuba amutera ingume yabimburiye abandi benshi bifuzaga kuzakubita uyu mwarimu kuko ngo yari yarabarembeje. Ni mu gihe abandi banyeshuri bakomeza bagira bati uyu mwarimu ubusanzwe ntabwo yari asanzwe ameze gutya, bari mu kumubeshyera. Urumva nyine mu kigo ngo mu Kinyarwanda niho bavuga ngo nta murozi wabuze umukarabya, bamwe bakuvuga nabi abandi bakakuvuga neza cyangwa se bakakuvuga bijyanye n'amarangamutima yabo. Ni mu gihe rero aba banyeshuri bakomeje kuvuga ko ngo uyu munyeshuri uko byatangiye, uyu munyeshuri yari yakoze amakosa nk'ibisanzwe ariko ngo abikora atabigambiriye, hanyuma bitewe n'igihano uyu mwarimu yari yateganyirije guha uyu munyeshuri. Ariko aba banyeshuri baje kuba batangaza aya makuru ntabwo bigeze berura ngo bavuge ngo icyo gihano cyari ikihe. Hanyuma rero uyu mwarimu kubera ko ngo hari igihano yari yapangiye guha uyu munyeshuri, agiye kukimuha ngo uyu munyeshuri arabyanga, babanza no kubisiganiraho, undi amubwira ati uragikora, mu gihe umunyeshuri ahakanaga avuga ko ngo icyo gihano adashobora kugikora niyo bazana iki. Hanyuma umwarimu rero ngo akomeje guforosa kugira ngo abe yamuhana, niho uyu munyeshuri yaje kuva mu ngumi nziza ahita ayikubita uyu mwarimu akisaka ibibaye, amaraso atangira kuvirirana ava isura yose aruzura. Mu gihe abanyeshuri bavuzaga induru ndetse n'ubuyobozi bw'ishuri butararabuka ngo menye ngo ni ibiki bibaye, uyu munyeshuri ngo ahise yirukanka atoroka ikigo cy'ishuri. Nkuko byamaje kuba bigenda bitangazwa kandi byahamirijwe n'umuyobozi w'umurenge wa Giheke Ngamije Aldafonsi. Abantu benshi rero bakomeza kugenda bavuga ko muri iki gihe impamvu ikomeye ituma ngo abana bagenda bazeyukwa cyangwa se bubahuka abarezi babo, bakavuga ko ari uko ngo abantu benshi bagiye baca umuco wo kudahana, bityo abanyeshuri bakabona abarimu nka bagenzi babo bakababwira ibyo bishakiye, ndetse yewe ntibitume batanabakoresha cyangwa se ngo babakorere ibyo bashaka, kubaha ndetse no gutinya umwarimu ngo bisa n'ibyagiye bisubira inyuma ugereranyije no mu myaka yo hambere yagiye ibanziriza iyi ngiyi tugezemo. Uyu mwarimu yateruye agira ati nanjye naje ku ishuri nk'abandi barimu bose basanzwe, nkora akazi nk'uko bisanzwe, nta muntu n'umwe twari tuziranye muri kano kazi njya kukazamo, ndetse yewe nta n'uwo twiganye nahahuriye nawe, bivuze ko nta kabaye ngirana amakimbirane n'abana uretse iby'akazi gusa. Uko byagenze uyu mwana yakosheje nk'abandi bose, hanyuma ngiye kumuhana nisanga yankubise ingumi mu maso ku ijisho ritangira kuvirana, n'ubu amaso nsanga nta muntu n'umwe ugihari. Nahise nitabaza ubuyobozi bw'ishuri mbabwira ibimbayeho, hanyuma bafasha kugera kwa muganga. Narivuje nta kibazo ubu mfite, gusa ndasaba kurenganurwa. Iyi nkuru kandi nanone yagarutse mu matwi yanjye inyibutsa indi nkuru yigeze kuba mu karere ka Kayonza, aho umwarimukazi yari arimo gusinya muri attendance, hanyuma kuko ngo yari yakerewe
akubitwa ingume mu mugongo n'umuyobozi w'ishuri. Uyu mwarimu yararekaramye ndetse yitabaza inzego zigiye zitandukanye asaba kurenganurwa, ariko nawe amaso ahera mu kirere, ndetse yagannye na minisiteri ibishinzwe. Gusa uyu mwarimukazi nawe ntabwo yigeze ahabwa ubutabera ndetse nta nubwo yigeze arenganurwa. Ibi kandi nanone bijyana n'abandi barimu benshi mu gihugu hirya no hino bagenda bakubitwa ndetse bagahohoterwa, ariko bikarangira aho ngaho. None ikibazo nibaza ko abarimu barushijeho kugenda babangamirwa ndetse bahohoterwa, amaherezo azaba yahe? Ese we ni uyu nguyu wenyine gusa wumvishije, cyangwa hari n'abandi baba barigeze kumva bagiye bakubitwa cyangwa se bagahohoterwa bikamenyekana ariko ntibigire icyo bitanga? Waba warigeze wumva se undi mwarimu wakubiswe n'umunyeshuri, cyangwa se hari uzi byarangiye bite? Byandike muri umwanya uhari kwandikamo ibitekerezo, hanyuma turushaho kugenda duhanahana amakuru. Kandi niba hari uwuzi, musharinge ino nkuru irusheho kuba yagenda itanga ubuvugizi kuri benshi. Njye nitwa Alexis Mbarusha, naho iyi ni Arimba TV. Ariko se amaherezo y'ibi ngibi azaba yahe? Kanda subscribe cyangwa se sabone niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kugira ngo tujye tubana amakuru ibiganiro babigiye bivugwa hirya no hino ndetse bigezweho. Amahoro y'Imana nakomeze abane namwe.